ngo ntwite umwana wawe ngo nigishaka kivemo, nimba utwite umwana wanjye fatiye imbogita usaturiye iyo nda umukure mu gihe nta mwana wanjye utwite. ngaho yego ndavuga wasinze se wanyweye ibiki n'ibiki baguhaye, ejo twavuye hano tuvuganye ngo iki, none nanjye ndanje ndavuga nanjye ntabwo mva hano utampaye amafaranga, ntabwo mva hano utampaye amafaranga yo kujya gukuramo iyi nda, ejo ntitwari twavuze ko uzampeza amafaranga tukajya gukuramo iyi nda, nanjye ndayashaka. avuga ate ko wasaze, nibwo yatangiye none kunkubita byanyabyo. agukubita imbere y'umugore se? barafatikanya, barankubise afata gutya amaboko arankanda aranzama. no mugore akagukubita se? Ngwiki yarafashe gutya. Ese ntabwo mvuga ko uri mugenzi we nawe byamubaho? Bahise ko bakinga, bahise ko bavuniramo intu z'urufunguzo, barankubise. Umugore akajya afata nimba ari igicyaza nkubita ku maguru, barankubita mvuza induru, none araho yafashe araniga gutya mbura umwuka. Umugabo yego barankubita baraniga, none handekwe niho navugije induru mpita ko mpamagara umugabo twari duturanye cyane, buze induru muvuga mu izina, niho yaje ajegajeza gutya urugi, bararukubita cyane, n'abaturanyi baraza na ba nyiri ibyondo. Ibyo ni ibintu bizwi muri quartier? Yesu umwami, birazwi, yanyihakanye n'imbere y'abantu gutya, kandi n'abantu bari banzi cyane. Ahubwo ubwo se bigenda gute imbere y'umugore? Umugore ntiyabonye ko mu by'ukuri wasanzwe uri umugore w'uwo mugabo we? Umugore nyine yarabibonye ari kubikora higeze. Kandi nawe yaragukubise? Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane, kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kigani inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza. Ndi kumwe n'uyu umuvandimwe turi kumwe ahangaha yitwa Musabyimana Yvonne, afite ubuhamya bw'ibyo yaciyemo bw'ubuhemu yakoreye n'umugabo nk'uko abitubwira. Natwe turumva niba kuko ari ubuhemu, eske we nta ruhara bifitemo, kuko ntabwo tureba uruhande rumwe gusa, turumva ariko nabwo tukajyaginga tukavuga ngo yarahemukiye koko cyangwa nawe harimo ikosa, sibyo Yvonne? Ibyo nta muntu ba nta makemwa. Yego ufite inkuru yawe, inkuru y'ibyo waciyemo byagenze gute Yvonne? Nahuye n'umugabo duhurira hano mu Gisimenti. Yego. Nakoreraga umumama w'umunyakenya, aradusohokana n'abana biwe. Tugeze nyine mpahurira n'umugabo ansaba nimero, ndazimuhereza. Korerwa nyine dutangira guteretana, turakundana, nkajya njya kumusura
nyine bisanzwe nk'abantu nyine bakundana. yego mbo noneho ndakora ako kazi ngakora nk'umwaka tugikundana. hashize umwaka uwo mugabo noneho abo banyakenya baragenda, nza kubona kandi k'abasa South Africa. South Africa. yego South Africa. noneho ako koho nkajya ngakora ntaha, barambwira ati ngo uzajya ugakora utaha. ndavuga none se ubu ngubu ndafata inzu iki, none mpamagara wa mugabo ndamubwira ati nabonye akazi ko kujya nkora ntaha. yego arangije arambwira ngo ubwo se ubwo urumva urajya utaha hehe, aho kugira ujye gufata inzu ngwino tubane, kuko nyine ni ingaragu, ni umusore. yambwiraga ko ari umusore. noneho nayo ndagenda turabana. mbese wagiye kubana nawe? nagiye kubana nawe kwa ko mbonye akazi, nta handi mfite ho gutaha. nkajya nkora ntaha. noneho umunsi umwe arambwira ese ubundi twakibaniye nk'umugore n'umugabo. nese ubundi wari warafashe icyumba cyawe nawe afata iki? mwabanaga nk'umugabo n'umugore? hari ukuntu abantu bakundana bagenda bakabana mu cyumba kimwe, noneho igihe cyagera umukobwa agataha agasubira iwabo. wowe wagumyeyo? njyewe nagumyeyo. noneho kuko hari igihe twajyaga mu mavakansi b'abantu bakagenda, njyewe nkahita ko ngenda mu rugo. yego uvuye ku musore nkajya muri vakansi mu rugo mu cyaro. yego wibanira n'umusore? yego. noneho uwo mugabo arangije arambwira ngo ati ese ubundi waretse tukigumanira tukamera nk'umugabo n'umugore mu mezi ari imbere nk'atatu. urataha ujyahe? nk'atatu tukazajya mu murenge nkazi iwanyu ugasaba nkako. ubwo ngubwo twari tumaze gutyo nk'umwaka gutyo n'igice mu bana nkora ako kazi. yego. noneho ndanje ndavuga hari ikibazo se ubundi twamaze kubana tumeze nk'umugabo n'umugore. hashize muri 2024 muri 2024 yego ni muri 2024 niho yanteye inda. umwaka uri gushira. noneho sinjya kujya iminsi mikuru mu rugo nazi uko ntwite. yego. noneho namenye ko ntwite ari mu kwa mbere. yego. ari mu kwa mbere. noneho umugabo mubwira ko ntwite yagiye mu kazi. ubwo njye nari ntarajya mu kazi kuko akazi kanjye ukuntu nagakoraga nakoraga saa 9, navaga mu rugo saa 9. navaga mu rugo njya kureba umwana ku ishuri mucyuri iwabo. uwe mwana? umwana nyine w'abantu nakoreraga. yego. noneho mu gihe ntarajya mu kazi ndangije abase ko ndi kumva impinduka mu mubiri. nakipimye nkareba niba ntaratwise. nipimye nsanga naratwise. ndangije ndamuhamagara, yari yagiye mu kazi. ndamubwira se sheri ko mbona uko ntwite. arangije avuga. yego. arangije arambwira ngo twita se ari ikibazo? twita nta kibazo kirimo. arabiceceka. nimugoroba nibwo yatashye. noneho turyamye arangije arambwira ese koko uratwite bya nyabyo cyangwa ushaka kunkinisha ureba amarangamutima yanjye? yego. ndamubwira none ndagukinisha gute kandi turi umugore n'umugabo? ubwo nakubeshyera iki? arangije arambwira ngo nta kibazo. none se urumva ushaka kubyara uwo mwana? yego. nanjye ndamubwira ati none se natwise nashaka kubyara? yego. natwise nshaka nyine kubyara kugira tubyarane n'umugabo wanjye. yego. none arangije arambwira atari umugabo wawe ntimwasezeranye? yego. ntacyo. yego. we yanyizezaga ibitangaza ati nyuma y'amezi 3 tuzahita ko tujya mu murenge. kandi koko wabonaga n'ibikorwa akora ari iby'umuntu w'umugabo. yego. wabonaga akora ibikorwa birenze. nyine yitaye ku rugo nyine noneho turangije turaryama. umunsi ukurikiye niho yagiye nawe azana tesite yiwe. yego. azana
tesite yego aragupima arampima asanga koko ndatwite noneho arangije arambwira ariko njyewe nubwo utwite njye ntabwo niteguye kurera kubyara ariko kubwira ariko ambwira yego ndamubwira ntabwo witeguye se kubyara gute njye se noneho ndangije ndamubwira none se uragira ngo tubigenze gute arambwira ati ngo iyi nda tugomba kuyikuramo ndamubwira turakuramo inda se gute kandi tubana none se tuzabana tutabyara none arambwira ati ngo njye ntabwo niteguye kubyara kandi nawe ubitekerezeho yihanganira akajwi kanjye ni gato ubitekerezeho uko nguko yego noneho sorry icyo gihe nabwo turaryama mbo umunsi ukurikiyeho yagiye mu kazi ageze mu kazi nimba yarakoze akazi menya atarakoze n'akazi twiriwe ducata ari kumbwira ngo uwo mwana ngo agomba kuvamo ngo nimba udashaka ko avamo ngo ibi uzabyirengere ngo ntabwo ngo yiteguye ngo kuba papa ngo ntabwo yiteguye kurera ngo ubu ngubu ngo afite ngo ibintu byinshi ngo ari gupanga ngo tuzaba tubyara nyuma nanjye nkamubwira ati none se umwana uragira ngo tumushire uwo mwana ngo tugomba kumukuramo genda ndamubwira ati njye ntabwo ngewe nzakuramo inda kandi ntabwo nzakuramo uwo mwana arangije arambwira ati ngo ibizakubaho byose uzabyirengere ndamwihorera noneho muri iyo minsi ntangira kujya musaba ibintu hari ukuntu abagore batwite barara utuntu bakumva bashaka nko kurya ikintu nyine abagore hari ukuntu barara bakumva bashaka kurya ikintu noneho ndamubwira ese sheri waje kunzanira yogati kuko buri munsi ubundi yaratahaga agatahana yogati cyangwa agatahana pome nyine agatahana utuntu tumeze gutya sambusa nyine ntiyageraga mu rugo adatahanye ikintu na kimwe none ndamubwira ese kudaherutse kuntahanira ikintu bimeze gute ngo ndi kumva nshaka yogati na pome arangije arambwira ati nta mafaranga mfite yo kukwitaho n'uwo mwana nimba utaremeye ibyo nakubwiye ibyo byose ubyigwarize ndangije ndaceceka undi munsi ukurikiye ndamubwira ati nshaka amagi noneho ikintu cyose namubwiraga nshaka kurya wehe yaragendaga akakigura ngasanga yakiriye noneho yari asigaye atanagihaha ni papa njyenyine nkigwanaho akaza agateka akarya yamara kurya ibyo yatetse byose akabirya akabimara nanjye ubwanjye nkaza nkigwanaho ubwanjye cyangwa hari n'igihe naburaraga noneho hari umunsi namusabye amagi musabye amagi arangije arambwira ati ngo nta mafaranga afite yo kuyagura arangije nimugoroba nari nagiye mu kazi ntashye nsanga yatetse umureti yawe uriya yawumaze yaratekaga nyine akarya akarya akarangiza gasanga yariye nanjye nkigwanaho nimba ari uguteka nanjye ngateka nkajya nanjye ibyanjye cyangwa nkajya kugura nk'ibintu bitetse muri botike tukaryama akabyuka ajya mu kazi noneho hari igihe cyageze arafata ivarisi arayijyana afata imyenda ashyira muri varisi arayijyana afata n'ibikoresho by'ingenzi nabyo byose arabijyana na gaze byose arabitwara sinamenye iyo yabitwaye noneho amaze kubitwara ikintu cyakurikiyeho yahise ko anyaka imfunguzo ko yagerageje iwe nanjye ngira izanjye ahita ko anyaka imfunguzo arazijyana noneho ko ngewe najyaga gukora nyuma ya saa sita yarafataga akagenda akansiga inzu ikinguye noneho nanjye nkirirwa mu nzu ikinguye
wehe agacunga ya masaha nagiye mu kazi, agataha akava mu kazi agatakaza agakinga. Nanjye narasohokaga nkajya mu kazi ngasiga negetseho nkagenda, kuko imyenda yiwe myinshi yari yarayitwaye, nta n'ibintu bihenze birimo ku buryo ngo babyiba akagira ikibazo. Noneho umunsi umwe araza, umunsi umwe ndarwara, maze kurwara yari yagiye nyine mu kazi, saba uruhushya mu kazi iwanjye. Ndababwira ati narwaye nta kuntu ndi buze. Icyo gihe nari narwaye ndi kubira ibyuya, nyine numvaga mfite na stress, ariko umbwira ati iyo nda nutayikuramo ntacyo turi buvugane, uri kumva ari no kwimura ibintu byose. Agenda mbona nyine ari kugenda asa nkaho ari kunsiga. Ndarwara, saa 9 navaga mu rugo saa 8:30 kugira saa 9 zigere nageze ahantu nari gukura umwana ku ishuri. Saa 9 zigeze ngiye kumva ko nari nakingishije, nashizeho intuze ameza n'intebe ku rugi kugira hatagira umuntu unyinjirana. Ngiye kumva numva umuntu ari gusunika urugi, arasunika akajya avuga ati wakinguye kuki wikingiranye. Arangije mbura imbaraga zo kubyuka ngo njye kumukingurira. Ubundi arasunika ameza nyine aragwa n'intebe biguye, arinjira asanga ndi kubira ibyuya nyine meze nabi. Arangije aramfata njyana kwa muganga. Tugezeyo bampa transfer ngenda Kibagabaga. Noneho arangije avuga ati rero njye ntago ndi bukugendeho, hamagara umwe mu bavandimwe bawe bakugendeho. Hamagara mukuru wanjye niwe yanjeho, tugenda Kibagabaga. Narayemo, noneho mu gitondo bansezereye ndamubwira ati ese ko nshaka gutaha urahari uri mu rugo? Ngo ati ngo ntago mpari, ngo uzagaruke mu byo kwa kabiri niho nzaba nageze mu rugo, shaka aho bugiye cyangwa ubwire uwo mukuru wawe mujyane. Ndangije ndamubwira ati none se mukuru wanjye ko ahari acumbitse turajyana bigende gute? Ndangije musaba imbabazi ndamubwira ati mbabarira ureke nzi, basi nimba uri no kunyirukana njye nzashaka ahantu ndi bujya nitonze nakize neza ameze neza. None aravuga ati nguhaye iri joro rimwe arijya urara hano. Ndangije ndavuga ati nta kibazo. Ndangije ndavuga ese nahamagaye umukobwa w'inshuti yanjye ko uyu mugabo ari kugumya ntoteza nkareba nimba yancumbikira. Ndangije mpamagara umukobwa w'inshuti yanjye twasenganaga, mubwira ukuntu ikibazo kimeze. Ndangije aravuga ati ntaribi wowe uzaze ntacyo bitwaye tunabivuganeho neza. Ndangije ndataha, ngeze mu rugo sanga nabwo yagiye, yakinze kwa kundi yegetseho. Ndinjira nkora utuntu tw'amasuku mu dutege nari mfite. Ngiye kubona mbona nimugoroba aratashye. Arangije arambwira ati gahunda yo gukuramo iyo nda ntabwo wari wabyemera? Ndangije ndamubwira ati ngewe rero ntanda ngende bukuremo. Arangije aravuga ati ngo ngewe mfite umuganga, mfite umuntu wabimfashamo akabikora neza bikahita ko birangira. Urumva, kandi nuramuka unabyemeye ntabwo uzayikuriramo hano muri iyi nzu. Uzashaka ahantu ugenda ariho ujya kurwarira, numara gukira nyuma uzabona ugaruke. Ubundi rero ndangije ndamubwira ati ngewe ibyo bintu ngewe ntabwo nabikora. Ariko nubwo banari mfite, usibye ko ntari no kubikora, nigeze kugenda mu nzira mpura n'umusore arambwira ati wowe uzapfa wishwe n'inda, nureba nabi uzapfa wishwe n'inda. Noneho nkajya nibuka ayo magambo uwo musore yambwiye, noneho nkabigiriramo n'ubwoba. Noneho ndangije ahita ko aragenda. Amaze kugenda mpamagara umushuti wanjye mubwira ukuntu bimeze. Ndamubwira ati njye ari kuntoteza ngo nkuremo inda, ngo kandi ngo nzayikuriremo ahantu, ngo sinzayikuriremo ahangaha. Arangije arambwira ese wamumwemereye ko uzayikuramo ukaza hano
noneho akagira ngo uragiye ugiye kuyikuramo amafaranga yazaguha tukazayakoresha. Ubundi rero ndangije agarutse ndamubwira ati nabyemeye ariko nshaka no kugenda, kuko yampozaga ku gitutu, yandazaga inzara, nirirwaga inzara, nta kintu na kimwe n'iki ngiki na kimwe yamfashaga. Kandi we warakoraga ntiwahahaga? Njye ukwezi ntabwo kwari kwarashira, njyewe ubundi umushahara nakoreraga nafashaga iwacu. Ninjye wafashaga mu rugo famiye y'iwacu, kuko mu rugo mfiteyo undi mwana w'umuhungu nabyaye ndi umunyeshuri. None se ubwo urumva n'ubundi wabaga aho ngaho agucumbikiye, n'ubundi wagombaga guhaha, kuki utahaga ngo wipape wimame? Oya, yari yarambwiye ati ku mushahara wawe urajya woherereza mu rugo, nawe wiyiteho, ugura utuntu tw'amavuta, imyenda, ibintu nk'ibi. Mbese yagombaga gukora inshingano nk'umugabo? Mwe mwabyemereje kuko ari umugabo wawe noneho? Ubundi rero uwo mukobwa ndamuhamagara, nyine ambwira gutyo, ndangije aje ndamubwira ati nshaka kugenda, nabonye ahantu ho kujya ariko gahunda ejo irakomeje, nimba ufite amafaranga nibwo tuzahita ko tubikemura. Amfasha no gupakinga, umugabo yabyishimiye koko, arandapakinga. Ubundi umukobwa atashye duhurira ku muhanda, ajya kunyereka aho aba, turajyana iwiwe. Mu gitondo bukeye, icyo gihe hari samedi, nari nakoze samedi yo nakoraga mu gitondo. Mvuye mu kazi nimugoroba ndamuhamagara ndamubwira ese ko ari akantu kanjye nibagiriwe mu nzi wawe, naje kuza kukareba. Arangije arambwira ati ko se nimugoroba ntabampari, ariko ndaza kukubwira nshobora kuba mpari cyangwa ntabampari. Umugoroba ugeze nibwo nahise ko nkatirayo tutavuganye. Ngeze ku muryango wa gate kuko wari ukinguye, ndamuhamagara, hari nka 12:00. Ndamuhamagara ndamubwira ese ko narinje nje gufata ka kantu nibagiwe, wankinguriye? Ni ntago mpari ngo nagiye mu nama. Ndebye idirisha mbona amatara ari kwaka, mbona n'idirisha rirakinguye, mbona n'umuryango usa nkaho wegetseho. Ndavuga kandi mbona iwawe hakinguye, ngo ntago mpari abarankubye. Ndavuga reka ngende kureba ibiri kubera hariya, umuntu umubyeyi ntago hari, mbona iwe hakinguye, ni ibiki bihari. Ngeze ku muryango, mbona arahagaze. Sunika gutya umuryango gatoya, mpita ko mbona umugore wicaye. Ndako ndinjira, ndangije ndavuga mu izina rya Yesu, musohoye mu nzu ejo, wise ko winjiza undi mugore, ubwo urumva nta kibazo ufite? Arangije ariko ndi kumubaza. Arangije avuga ngo ikibazo cy'iki, ngo uyu nguyu ntabwo umuzi. Wari umuzi? Kuki kubaza se ngo uyu nguyu ntabwo umuzi? Ndabizi. N'umugore yumva se? N'umugore yumva yicaye ari guhata ibirayi, bari bagiye guteka. Mbona n'ibintu bye byose yabigaruye n'amavarisi, mbona nyine ibintu byose biri mu nzu. Arambaza uyu nguyu ntabwo umuzi? Ndavuga ese ndamuzi hehe? Ngo uyu nguyu ni umugore wanjye. Ngo ndahise ndamugira ngo iki? Uyu ni umugore wanjye. Umugore wawe? Wowe wari ufite umugore, wigeze umbwira ko ufite umugore? Kandi mwagomba gusezerana? Haburaga ukwezi kumwe ngo musezerane. Haburaga amezi 2, kuko ndumva mu kwa kabiri, ku ntangiriro zo mu kwa kabiri niho nahavuye. Arangije arambwira uyu nguyu ntumuzi? Ndavuga ndamuzi hehe? Njyewe wigeze ngo uyu nguyu ni umugore wanjye? Njyewe wigeze umbwira ko ufite umugore? Uyu ni umugore wanjye, ngo twarabyaranye. Ambwira n'izina ryiwe.
ndaje ndamubwira ngo iki kumbi nuko abagabo muteye ejo wahoze unyirukana mu nzu kugira uzane undi mugore. Umugore arangije arambwira ngo bite, ahita ko nawe anyibwira izina. Yewe mbona bya bintu biri seriye, ndavuga ati yewe nuko nguko abagabo muteye. Ndaje ndamubwira none se kuki wambye ngo agiye mu nama kandi uri kumwe n'abandi bagore mu nzu, nyine kwa kundi abagore bahita ko bagira hari akantu abagore nyine bagira ko gufuha mu kuntu, kandi uri kumwe n'umugore mu nzu iyo mbwiza ukuri. Noneho arangije arambwira usohoka ugenda, aranyirukana. Ndavuga nje kureba ibintu byanjye, ibintu byawe byahehe wabisize hano ryari. Nyine yereka wa mugore ko ntigeze ngera mu nsi wiwe. Utigeze uhaba? Ntigeze mpaba. Ese ntiyajijishaga umugore we, ntiyabonaga ko wabaga muri iyo nzu? Ntabwo mbizi. Noneho ubundi rero ndangije amujyana, ntabwo mva hano ntatwaye ibintu byanjye. Noneho ubundi rero arangije avuga ati ngo umva sohoka ugenda uhagarara ku muryango mbiguhereze. Hanyuma ndangije ndamujyana, hanyuma uyu mwana ntwite umugore acyumva ngo ndatwita barahagurutse. Yari ari guhata ibirayi aba arahagurutse. None umugabo nawe bamfashe amaboko, utwita umwana wande, atangira kunkanda amaboko ngo ceceke. Ceceke, utwita umwana wande. Ngo ntwite umwana wawe, ngo nigishaka kivemo. Nimba utwita umwana wanjye fata iyi mbogita usature iyo nda umukure, mu gihe nta mwana wanjye utwite. Yego. Ndavuga wasinze se, wanyweye ibiki n'ibiki baguhaye. Ejo twavuye hano tuvuganye ngo iki, none nanjye ndangije ndavuga nanjye ntabwo mva hano utampaye amafaranga. Ntabwo mva hano utampaye amafaranga yo kujya gukuramo iyi nda. Ejo ntitwari twavuze ko uzampeza amafaranga tukajya gukuramo iyi nda, nanjye ndayashaka. Avuga ati ko wasaze. Nibwo yatangiye none kunkubita bya nyabyo. Agukubita imbere y'umugore se? Barafatikanya, barankubise, afata gutya amaboko arankanda aranzama. N'uwo mugore akagukubita se? Ngwiki yarafashe gutya. Ese ntabwo yumvaga ko uri mugenzi we nawe byamubaho? Bahise ko bakinga, bahise ko bavuniramo intu z'urufunguzo. Barankubise, umugore akajya afata nimba ari igicyaza nkubita ku maguru. Barankubita mvuza induru, none araho yafashe araniga gutya mbura umwuka. Umugabo. Yego. Barankubita baraniga, none handekwe niho navugije induru mpita ko mpamagara umugabo twari duturanye cyane. Bose induru muvuga mu izina. Niho yaje ajegajeza gutya urugi, bararukubita cyane, n'abaturanyi baraza na ba nyiri ibyondo. Ibyo ni ibintu bizwi muri quartier? Yesu umwami, birazwi. Yanyihakanye n'imbere y'abantu gutya, kandi n'abantu bari banzi cyane. Ahubwo ubwo se bigenda gute imbere y'umugore? Umugore ntiyabonye ko mu by'ukuri wasanzwe uri umugore w'uwo mugabo we? Umugore nyine yarabibonye ari kubikora higeze. Kandi nawe yaragukubise? Yabajije umugabo se ati? Ubwo nyine ibyabo babikemuye nyuma yuko nibwo nyine bashaka kubanza kunsohora mu nzu. Abantu n'abanyerondo barabahamagara baraza. Byageze n'aho bahamagarana no kuri RIB. Yego. Barabahamagaye, noneho kuko hari umushuti wanjye nawe yahise ko amanomero z'umupolisi azihereza umugabo twari duturanye, nawe baramuhamagaye. Mbo abanyerondo baraza, noneho kuko bari bamaze gukingura, bumvishije abantu buzuye ku rugi, bahita ko barakingura bari kuvuga ati murica umuntu. Noneho bahita ko barakingura. Baradusohora hanze, tugenda hanze. Noneho bahita ko bahamagara nyine n'inzego zishinzwe umutekano babandi b'abanyerondo, kuko nimba bari bohererejwe no ku kagari, kuko nabo barabahamagaye. Bahamagara no ku murenge ngo batujyane ku murenge ngo tugende. Nimba bari bagiye kudufungira ntago. Ariko nyine aho ngaho mbere y'abo bantu tukiri aho ngaho mu gipangu, umugabo yaranyihakanye. Abaturage bavuga iki? Bavuga iki se? Ubwo ko nyiri ibyondo
umugore wa nyir'ibyondo yahise ko avuga ati ntabwo nshaka kongera kuzakubona muri iki gipangu, wowe ngo muteza ngo akavuyo ngo kangana gutya, kandi yahoraga mbona aho ngaho igihe cyose. ese ubwo urumva ntabwo wahise uvuga uti n'igihe wishyiriye umugabo ibimbayeho bifitemo uruhare? ubwo urumva nanjye bimbayeho. ntabwo wahise wicuza icyatumye umwishyira? naricujije cyane, na n'ubu ndakicuza cyane. waje kubyara? naje kubyara nyine, twahise ko nta nubwo twigeze tujya ku murenge, kuko abo bashinzwe umutekano bahise ko babikemurira aho ngaho. barangije bavuga ati ngo nampa amafaranga njye kwivuza, amafaranga njya kwivuza. uwo mugabo tuba tuburanye gutyo, aba aragiye. ariko nyuma yaho hashize nk'amezi agera kuri 2 naravuye mu kazi ntakiri gukora. niho nagiye numva telefone irampamagaye, arangije arambwira ati ashaka ko duhura tuganire. ndamubwira uragera se duhurire he? uragira duhurire ahantu hishe wongere uhankubitire? uragira ngo wongere unteze abantu uzaze aho bari bancumbikiye nyine? yaraje aje twanzura kuntu azafasha umwana akagura n'imyenda, ibikoresho byose nyine by'umwana ukuntu azabigura. arangije arambwira ati wowe ukore n'urutonde rw'ibikenewe byose, rw'ibikenewe byose njye nzabigura. uwo mutima wari uvuye ko yagusabye gukuramo inda? ndabizi. wasanga yaritekereje nyavuga ati wenda narahemutse iki, ngo nkora urutonde ndangije ndarumwoherereza. inda igize amezi hafi gutya 8 n'igice, ndi hafi yo kujya kubyara, umugabo naramuhamagaye ndamubura. nkomeza mpamagara nomero yiwe ndayibura, ndamwihorera. ubwo nyine niyeranje ukundi kuntu, kuko nari ngeze hafi nyine yo kujya kubyara. igihe cyo kubyara kigeze nibwo nagiye nyine mu bitaro. ngezeyo nabwo nongeye kumuhamagara, kuko nagiye mu bitaro nta n'igiceri n'iki cyakoze. uwo mushuti wanjye niwe wari ufite amafaranga kuri telefone 200 nimba ari n'ijana. nibyo twagiye tugeze hano ahangaha i Remera centre de santé, niyo twakoresheje kwa kundi batanga za transferi iki, niyo twakoreshejemo. noneho ngeze Kibagabaga kwa base ko bampa transferi, ngezeyo nta n'igiceri n'iki cy'icumi nari mfite. banjyanye kumbaga nta n'igiceri nishuye, kuko bahoze babona bimeze nabi. mpamagara nomero z'uwo mugabo ntizacamo, kuko nta n'umuntu n'umwe nari mfite wo kumfasha. uza kubigenza utese ubikemura ute? irakurumva ukuntu byagenze nabwo, ahubwo nabagiye barambaga bantera imiti nta n'icumi nishuye, nta n'igiceri n'iki cy'icumi nishuye. bamaze kumbaga, ahubwo icyakurikiyeho, kuko nari nahamagaye umuntu bakimara kunkura mu hahandi bashira abantu imbagwa, intuzi ibinya byamaze kukuvamo. noneho bahankuye, ndagenda mpamagara umuntu arambyagiye kunyoherereza 10,000. kuko 10,000 yabishyizeho nimugoroba. mu gitondo niho bagura imiti yo kongera kugutera. mu gitondo telefone barayinyibye, umutubuzi arayitwara. umuntu n'indi nkuru ndashaka kumenya, uyu munsi umugabo yamenye umwana, yaramubonye? wapi, kumba numva ngo muhamagana abagabo ngo bita izina. umugabo ntabwo arabona umwana na rimwe? ntabwo amuzi, nta nubwo yigeze, nta munsi n'umwe yari yanampamagara.
yagusabye ko ukuramo inda. Eh, wibaza iyo uyikuramo kino kibondo cyiza ukirebye wibuka ko wari wategetswe kuyikuramo ubitekerezaho iki? ntekereza ko ubu ngubu iyo nkiyikuramo ntabwo nari kuba ameze neza. yego. Umwana agushimisha gute? Umwana uriya mwana iyo mbabaye ndishimiye iyo murebye, Yego. noneho ngo asigaye aseka, turakina agaseka, nanjye ngaseka nyine nkumva. umva muri kutwuva muri kano kanya yagufasha iki se inshuti yanjye? ngewe ubu ngubu niho nari ngiye kugera. ubu ngubu nta hantu mfite ho kuba. nasohowe mu nzu kuko nari maze amezi 3 n'igice ntishura inzu. n'inshuti yanjye twabanaga yaragiye kuko nawe nta kazi yagiraga, yarigendeye asiga mu nzu njyenyine. noneho nkajya mbwira nyir'ibyo ndati nisubira mu kazi nzabishyura, none kugeza n'iki gihe nta kazi mfite. hari n'igihe njya gusaba n'imyenda yo gufurira abantu hari aho nagiye njya gusaba imyenda yo gufura, noneho barangije barambwira ati ngo nta myenda bafite yo gufura, ahubwo barangije barambwira ati uyu mwana wawe ngo natangira kunywa ndabizi ubu ngubu muri gusabiriza. ngo ambwira amagambo mabi uwo mugore. n'amagambo mabi yakubwiye? yego, nta kundi. arambwira ngo ubu ngubu wasanga uri akamarine batereye ndamukira. kari kaje ngo no kwiba, kandi nari ngiye gusaba akazi. ukomere cyane. vuga nimero telefone yawe ku muntu uza kugirira impuhwe abe yagufasha. vuga nimero telefone yawe. 078 47 38 130. urakoze cyane. twizere ko uzahura n'abantu n'abagira neza bakaba bagufasha ukaba wava mu buzima nk'ubwo butari bwiza urimo, sibyo? nawe ugenda ubisengera uvuga uti inkuru yanjye igiye kujya ahagaragara, Mana mbone umfasha, sibyo? bikorwa n'Imana, sibyo? yego, urakoze. urakoze nawe.